nifotoreje ku ndege nari mvuye Mwanza ngiye Dar es Salaam yego nifotoreje ku ndege nshize kuri sitati y'aga telefone nari mfite gatoya nari nguze icyo gihe nabwo nari nkaguze ari umuhanzi bita Te warumbwiye ati sha turumanzi utagira ka smartphone nguri ntuza ndabyibuka nashize kuri sitati bagiye kwandika abantu bakwandika muri comment bakavuga ngo ni indege yapfuye nasanze ahantu yapfuye ngo nyifotorezaho ariko nabandi no kugera ku ndege yapfuye nabyo nagaciro gakomeye kuko urebye ubuzima nari rimo no kugira ngo wegere indege yapfuye byari igitangaza gikomeye rero bishaka kuvuga iki nshaka kubwira abantu bari hano ubuzima bwose Imana irabuhindura nta buzima Imana itagira ite idahindura Uwiteka agiye kubireka reka mbasengere hari ikindi wambaza no gutanga nimero kugira ngo uri kurazaguhamagare mufatanye gusenga none ubundi usengere bya byiciro nakubwiye. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara rero iyi cano nawe ntucikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe Julienne nkunda kwabwira ngo ni umuntu uhugurika kandi usabana kuduhugura biremewe comment nazo zirakenewe ikaze na none urakoze cyane Imana igumugisha Concorde tunagupenda sana love you je t'aime nkwagala nyo Imana igumugisha kandi Imana kugirire neza kandi ubuntu bw'Imana ntibuka kuveho hamwe n'umuryango mugari dukurikiye kuri Sekazuba From TV ndetse no kuri Concorde TV shop Imana ibaho umugisha muradukunda turabizi mwibuke gukanda subscribe harya niko babivuga nabivuze neza noneho ariko sari ibintu yasa atazakora ngo byemere nabyo byaremeye ibona yavuga urimirukananirana ariko birisigaye bikunda rero turabashimiye kugira kongera kuduha ikaze kandi umuryango mugari udukurikiye mu kiganiro twakoze mbere hari akantu wavuze nuvuga ngo abanzi bawe cyangwa se babandi bakurwanya si ngombwa ngo bashimishwe make batungurwe na finali y'imirimo Imana yagukoreye uvuga ukuntu Penina yazengereye abo hana tarabyara ahubwo byonyine kumva ko yagize ute ko yatwite hari abari bazi ngo tuzahera mu nzu urumva ariko ubu turi kugenda haleluya bazi uko tuzabura icyo dukora ariko Imana ikaduhangira imirimo haleluya bari bazi yuko Mana ndagushimye nuhabwa icyubahiro nukuri kw'Imana hagiye Imana iguha avance do byonyine ntabwo bisaba bitangaza byinshi bisaba kimwe gusa niyo kitaba ari kimwe cuzuye ikimenyetso cy'igitangaza naco kibatera ubwoba kuko Penina atangiye kubona ibimenyetso abona anagaseseme katangiye kuza atangiye kuja cira buri kanya aravuga ati se nawe yabagiye kuba nkanjye umunsi umwe rero yamenye ko yatwite ngo yararaga amaso akanuye ntabwo yegeraga asinzira Imana ikore kimwe gusa Pastor amavuta urimo ndi kugira ngo usengere aba bantu kare mama Keza arayi kunyereka aka video ka Keza umukobwa wawe mufitiye n'ideni ubwo mbere karambwiye ngo ashaka nawe kuzakora ikiganiro ubari mbere petisiyo ngo ashaka kuza imbere ya kamera none mama Keza yanyerekaga ukuntu Keza ari kuririmba ari kugira utene kwitoza uko tuzakora ikiganiro ndangije namubwiye ijambo ngo abatagira urubyaro babayeho nabi amavuta urimo rero ndi kuvuga ngo tugutangira ikiganiro usengera abantu bashatse bakabura urubyaro abantu bageze igihe cyo gushaka ariko bakabura ubabwira ngo je t'aime abantu bafite amadeni kuko iyo ufite ideni
rikumereye nabi ujya uhindura inzira ngo udahura n'umuntu urifitiye. Hari abantu cyamunara iri gukomangira ku buryo bashobora guteza inzu babagamo bagasohoka bakajya gukodesha n'ayikode bari kuyabura. Nje abo nibo ntekereje kugira ngo muri ya mavuta nibura senga ubu nibura senga turi gusoza. Ariko abo bantu n'abandi bantu bize bakaba bafite amadiplome ariko bakaba bari kuzenguruka u Rwanda na hehe bari gukora ibizamini bakaba batarabona akazi. Abo bantu mu mavuta gutegeka Imana yaguhaye, abo bantu uze kubasengera. Sinzi niba turabikora ubu niba turabikora nyuma turi gusoza uko umwuka aragira ute aragutegeka. Reka tubikore turi gusoza. Yego. Ahubwo reka mfashe wenda mpere ku bantu wasabiye bwa mbere burya gushaka. Iyo ushatse icyambere kugira ngo umuryango wuzure ugira umugabo n'umugore n'abana. Yego. Rero gushaka ukabona abandi barabyaye wowe nta mwana ni ikibazo n'ikigeragezo kigora. Kabiri tunibuke ko hari abantu basenya kubera ko batagezeho ngo babyare. Yego. Gatatu tunibuke ko hari abantu bashaka batabyara imiryango zikabanga kubera ko batabye ko barumbije imiryango cyane. Ni ikigeragezo gikomeye cyane. Rero kambaye iyi ndirimbo ya Hana, iyi ndirimbo no bagiye kuyiririmba. Yego. Iboneka muri Samuel wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere. Haravuze ngo ibyishimo bya Hana. Nshatse kuvuga ngo ubwo nivanga ibyishimo bya Hana unkurikiye utabyaye ahita yumva ko agiye kwishima. Yego. Maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishizwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye gakangukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana atari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije, bityo ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose. Haleluya. Kandi ariyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi arakebye. Uwiteka arica agakiza, ashira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashira hejuru abatindi, abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yashinzeho. Tuvuge ngo amen. Amen. Iyo ni indirimbo rero Ana, iyi ndirimbo yayifuze ubwo Imana yari yakoze igitangaza. Niyo mpamvu mbwiye ku bantu babanjije kuvuga barimo abantu bashatse ntibabyare, Imana ibakorera igitangaza, iyi ndirimbo bayiririmbe. Yego. Byashobora kuba ari n'andi magambo wumvisemo atajyanye no kubyara. Ushobora kuba warubabaye, ariko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Haleluya. Aho niho mfashijwe, ubwo ngeze no kuba ari mu bihe ubukene bababaye. Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Kabiri havuze ngo Uwiteka arakenesha kandi akagira ate agakenura. Bishaka kuvuga ngo atuma abantu bakena, ariko bwaca mu gitondo ugashyira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oh! Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Aha, ngavana abatindi ku cyavu, ngakabicazanya n'iki n'ibikomangoma. Uko niko Bibiliya bivuze, niko Bibiliya yavuze. Iri ni ijambo ry'Imana, ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Ikura ikuzimu, ishira ikuzimu kandi ikagira ite igakurayo. Ngirakenesha kandi ikagira ite igakenura. Haleluya. Ngabara abatindi baraca inshuro.
ngo ariko ngo abari abakene bame ngo abari abakire ngo baraca inshuro ngo ariko ngo abari abatindi ngo baradamaraye. Mu yandi magambo ibyiciro byose Konkorude yavuze ibyo byiciro byose iyi ndirimbo yabivuzeho. Yego. None si ni muri kugurikwa camunasi ubukene. Menya ko Uwiteka akenesha kandi akagira ate agakiza. Imana igukize, Imana igutabare, Imana ikugiriye neza. None hari aho anaririmbye aravuga ngo uwari ingumba byaye kangahe? Karindwi. Mu yandi magambo ngo ugiye kubyara mu izina rya Yesu. Imana yahaye Ana urubyaro iracahari ngo uwari ingumba byaye kangahe? Karindwi. Mwangumba mwe yemwe abatabyara mwe munyumve, Imana iracarambura ukuboko duze n'ijuru y'abana ntizashira kandi Imana ikunda abana. Bibiliya narisomye ngo abana ni umwandu w'iki? W'Uwiteka. Imana ibaha abana. Yemwe abakennye namwe Imana ibakenure. Haleluya. Yemwe abasuzuguritse Imana yavane mu gisuzuguriro. Yemwe ababarwanyije, yemwe abarwanyijwe muhumure, intambara zigiye kurangira. Iyi ndirimbo ibyishimo bya Hana, nawe ibyo byishimo bigutaheho. Sinzi ntago ndabwira abatabyara gusa, ndabwira nawe ufite ikibazo gikomeye. Ndashaka kukubwira ngo Imana itanga ibyishimo, ngishira ikuzimu kandi ikagira ite? Igakurayo. Ngirakenesha kandi igakiza. Niko Uwiteka yavuze. Ngo ntawera nk'Uwiteka, ngo ntawera nk'Uwiteka Imana yacu. Imana igira ibambe, Imana igira imbabazi, Imana irahindura. Uwiteka bashigikire. Nakunze Bibiliya cyane, ndayikunda cyane, nayipenda sana. Bibiliya nigeze kwisoma inyereka neza abagabo bane ngo bahetse ikirema, ngo bahetse ikirema, ngo bari bakijanye bumvishe Yesu ari gukora ibitangaza. Kiriya kirema ntabwo kizeye kugira ngo gihaguruke, ariko abagihetse barakizereye. Nanjye uri hano kuri kamera ushobora kwibyiringiro byo kwizera byarakuvuyemo. Ndakwizereye ngo Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Amen. Umva igitangaza cyabaye. Ngo bageze ku muryango basanga inzu Yesu yararimo, ngo yuzuye, abantu ku muryango buzuye, kandi bari bazi ngo kiriya kirema kigomba gukira. Ngo bahageze baravuga ngo reka twigire inama, twaje gushaka Yesu, ntabwo dusubiza iki kirema. Ngo bagize kwizera ngo baturuka inyuma y'inzu, ngo babwira babiri ngo nibaje gutira urwego ahantu, ngo bajya kuzana urwego, ngo barurira basakamburura inzu bayivanaho amabati, ngo bafata ingobyi bari bahetsemo ikirema, ngo bakijugunya mu maguru ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kiriya kirema ntabwo aricyo cyizeye, ahubwo bariya babambuye amabati bizeye ko kiriya kirema kigomba gutaha cyabaye kizima. Nawe ndizera ngo ibyo babuze Imana ibiguye mu izina rya Yesu. Aho abantu bashize akadomo, Imana ntabwo yahashize akadomo. Aho abantu babona ko byarangiye, Imana ntabwo ibona ko byarangiye. Vugira ngo amen. Amen. Ngo akimara kugwa imbere ya Yesu, Yesu yakoze ikintu kimwe gusa, ngo aravuga ngo ibyaha byawe ugize ute? Urabibabariwe. Ngo amaze kuvanga ibyaha byawe urabibabariwe, ngo abanditsi n'abafarisayo ngo babwira Yesu ngo urigereranyije. Ubu hari n'abadukurikirana bishwe n'amategeko, barabona ko ibyo tuvuga bitabaho, bakibaswe n'amategeko. Aya madini yacu arimo abanyamategeko, ariko ababaswe n'amategeko batemera ko Yesu akora ibitangaza, kuko bari abanditsi b'amategeko, bari n'abigisha b'amategeko. Ubyibuke neza, bari bazi ko umuntu ugomba kubabarira ibyaha gusa ari Imana. Niyo mpamvu babwiye Yesu ngo urigereranyije. Kandi bari abantu amategeko bari bayafite mu bwinshi, bari barayamize, bageneraga ibitabo by'amategeko. Bari bafite amategeko 613. Niyo mategeko bari bafite. Amategeko yabo yabo yari asanzwe, yari amategeko 603, ndetse n'amategeko 10 ya Mose. Ayo yose barayahuza, barayamira, barayacengera. Babatwa n'amategeko ariko batabona ibindi bitangaza. Bayoborwaga n'amategeko ariko batayisurirwa ejo hazagira ate hazaza. Bili fosika enetai, nta mwuka wera barubarimo. Bari bariswe n'ibyanditswe gusa, bayoborwaga n'amategeko. Uzibuka umunsi umwe bahuye na wawundi Yesu akijije ku kidendezi, baramubwiye ngo ninde bagukirwa kukije ku isabato. Undi arababwira ngo wankijije ndamuzi. Yego. Rero kanze nkubwire, ndashaka kwizerera. Ngako kanya ngo baravuze ngo kuki ngo yigereranyije. Yesu aravuze ati mugize ishari,
yuko mubari ibyaha Yego. ati kankora ikindi gitangaza noneho abonye bakomeje kuvuga menshi ati mwari muzi ko mubari ibyaha ahubwo njya gukora n'akandi kantu kabarya Yego. ntabwo barongera kumucura bamuhetse Yesu yaravuze ngo kubera ko bamaze gukiza ibyaha haguruka ugende haleluya kirabandaduka Yego. kirahagarara ngo kiratambuka abanditsi baravuga ibi dukora ntabwo tuzahuza n'abanyamategeko nta nubwo tuzahuza n'amafarisayo Yego. tuzavuga abanirize tuzavuga batwita abayobe tuzavuga bagira bate ariko nta gikura ko umwuka w'Imana ari hehe ari muri twewe ari muri twe yego reka nkwizerere mu izina rya Yesu amen izere ubone igitangaza cy'Imana izere yuko abarokore twazanye ubwenge bwinshi ubundi njya nasomye Bibiliya irambwira ngo abigishwa cyangwa abantu bashakaga Pawulo ngo abaga ngo n'igihe bamushatse ngo Pawulo basanga ari bize ngo bagatwara muswara ya Pawulo ngo bakajya kurambika ku murwayi agakira abandi bakatwira ngo igicucucucu ca Pawulo cyari kigezeho kijya gikora ibitangaza uko none ijambo rikatubwira neza dore ngiri ndarifite ijambo ryo ribisobanura neza reba ngo uko yarari kera na n'uyu munsi niko agize ate uko yakoraga ibitangaza na n'uyu munsi akora iki ibitangaza nge narabibonye wabyemera nanasomye muri Bibiliya nabonye Yesu bamuri nge bakora iki ibitangaza naramubonye ahindura amateka naramubonye akiza abarwayi naramubonye atanga urushako naramubonye atanga urubyaro ku ngumba naramubonye ahindura ubuzima bw'abantu naramubonye ko nkora udewe bimwe bavuze ngo bamanitse amatangazo nge hari n'uwo nagiye gusengera hari uwo nagiye gusengera hano mucanika sindamuvuga izina yego yanimutse yagiye gukodesha mu mujyi banka yamuvanye mu nzu ari mu kazi ahantu bita ku Kibuye mu ibereshi rya 6 musangamo ndamusengera ijwi rirambwira ngo humura ntago inzu barayigurisha ibi byabaye kugira ngo nkwigishe umuntu wari yego aravango nje kubafata agatima ngo banke byarangije bwakeye mu gitondo agaruka mu nzu nuba yirimo yubatse nandi mazu nabonye Imana ikora ibyo bitangaza nabonye banzanira umuntu hano ngira ngo bimwara bibonye banzanira n'inka baza kugushimira nabonye banzanira umuntu wapfuye hano umugabo wakamutaka munsigira n'abana bakigenda bakaja bari baza kurira hano mu gitani no bice mu gitani bararira hano mu iki gitani hari saa 8 z'ijoro umuntu yapfuye mu yisaro y'inzu ndamusengera ngendera mu itegeko rya Yesu ngendera mu muhamagaro Yesu yampaye saa 9 umugore yaratimbutse abamuzima haleluya abanyamategeko n'abafarisayo ntibabyemera ko twemera ko Yesu umvakanambwira twagiye tubona amadini gatemera ko Imana ivuga twagiye tubona turayarondora uburotwa umva ubu ntago tukibaswe n'amategeko n'abafarisayo Yesu tubama akora ibitangaza wabyemera utabyemera wakwiriga ubyaneje ukoresha ubuhanga bwawe wakoresha ya mategeko yanyu 613 ntakiza kuroko Yesu akora ibitangaza ntakiza umva ijambo yavuze nta nubwo yagiye mu ijuru ngo agerere n'ibitangaza umva ijambo yivuga agiye kugenda yaravuze ngo abazanyizera haleluya abazanyizera muzakora ibyo nakoraga ndetse muzakora n'ibibiruta sema haleluya ariko gusura abantu bazazuka indwara zizakira Yesu ashimwe cyane yaravuze ngo abazanyizera mwabo ndimo nge uyu mugabo kwica imbere ndimo ndamwizera ko Yesu akora ibitangaza kandi akorera muri nge Yesu ashimwe cyane haleluya ntabwo nabaswe n'amategeko sinabaswe n'idini ahubwo nabaswe n'ubuntu bwa Yesu mu kirenge ca boss wanjye Yesu nimwongendera amen rero kanze mbwira aba bantu wavugiye mbabwire ngo uko wagiye urondora buri kintu cose mu kiciro cacu buri wese yizere ko abonye igitangaza cy'Imana haleluya ndizeye mu izina rya Yesu buri wese yizere buri wese yizere nagiye mbona wavuze ubukode nagiye mbona ubukode abantu babusuramo bakongera bakubaka izabo hari mushuti wanjye mfite we yaranyandikiye ngo no hano mu Kidaho afite nakazagenda ku kimotara by'ubushura muzi uriya muhungu yanyandikiye agapapuro arambwira tumva none ikintu kiriho ati baje barandika agapapuro bagacisha mu nzu urugi baravuga ngo nimba vire mu nzu yayo mu nzu yabo ngo niyo nayabona ngo ntibemere kuyakira ndagenda ndamusengera turasenga Imana irambwira ngo umva uzubaka inzu rutiyo bagusohoyemo yego ndibuka rimwe ayimukira mu yindi nzu akodesha indi nzu none arambwira ati papa ari kumpa ikibanza ariko akanga kukirekura none waza ukajya kugisengera hari ibishimba by'imishingiriro nirutse mu ico kibanza nshaka se mu isengesho nkivana mu maboko ya se nasenze umunsi umwe iminsi 7 ishize isa mu ikibanza ubu hari iminsi iri gucana ku matara iri kwaka ku maso irimo amarangi n'inzu nini cyane ndahazi nayigeze bishaka kuvuga ikirero twahawe ububasha
muri byo yaremye ngo kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, yo tuzanezererwa igihugu yadusezerani. Umukiza Yesu, umukiza azahanagura amarira yacu yose, yo tuzanezererwa topikitila yadusezeranije. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ndashaka kukubwira ngo nsoza kubwira ikintu gikomeye. Uyu Yesu uko yarari na n'uyu munsi ni kwari. Ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe, ibibazo byose uko yabisomye, uko yabivuze, ibyo Yesu kubikoraho ni nko guhumbya, ibyo Yesu kubitegeka ni nko guhumbya. Njya ntekereza nkareba uko twatangiye dusenga, uko twatangiye hano dusenga, abo twasenganye bose bamwe nyambura nabo nkabayoberwa. Abantu basengeye ni wanjye kera guhera 2016 njambura nabo nkabayoberwa. Hano barakomeye, abandi bagize bate, abandi babaye abasirikare bakomeye, abandi babaye abapolisi bakomeye, abandi tujya duraga bati uracatwibuka iwawe, abandi babaye abacuruzi bakomeye, abandi babonye akazi muri leta yakomeye. Kajya nibuka ubuzima turi muri Songamane hano, nuko Imana yankoresha icyo gihe nambaye umushumi munda kubera inzara. None uyu munsi ntago ncyambara umushumi munda. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe bagateranya kunyishura inzu y'ibihumbi 10 hano, inzu y'ibihumbi 10 bagateranya 500 igiceri cy'ijana. Imana ikandera ngo Sekazuba uzabona kugira neza kwanjye. Haleluya. None uyu munsi uko wabivuze twice ku kabarako ko hejuru. Yego. Ntago ikigano turi kukigura hasi. Turi hejuru. Nimvire kugwa turugamye. Turi hejuru. Turugamye. Rero ndashaka kukubwira ngo nubwo uri muri ntibishoboka, bwaca mu gitondo bikaba birashoboka. Kandi bigiye gushoboka. Aka kanuka kwatuye gushoboka, ibyo byananiranye, ibyo utabonera inzira bigiye kuboneka inzira. Mu izina ry'Iyampamagaye, mu izina rya Yesu Kristo ushobora byose, Imana yampamagaye. Imana yampamagaye. Ko nkuru nigeze gusetsa rimwe nigeze kujya kubwiriza mu Cyanika. Yego. Hari yateranye amaparuwasi, hari Burambi, hari Gitare, hari Maya, hari za Mugera, zahuriye zose. Ndibuka rimwe nari nshonje, noneho umupasiteri bita Sharire wo mu Kidaho arampamagara ati Sekazuba unyuri wanje tugendane. Ndagenda nari mvuye ku musozi gusengera kurya umuceri ngo urye ngo haga. Ngezeyo nsanga mugore bita mama musirimu yatetse ibyo kurya byinshi, bashize ku meza, ndarura ndarya. Ngeze mu rusengero nari ndi mu mavuta nshuti yanjye, muzi umuhanuzi maze iminsi afite inzara, ariko hano inzara akava ahantu hari inyama. Nari ndi mu mavuta, burya mureke mbabwire roho nzima mu mubiri muzima. Ibi tujya tubivuga abantu ntibaseke bavuga ngo nabahanuzi ibiryo. Iyo umaze iminsi uri umuhanuzi w'inzara ukabona ibiryo,
ukarya ugahaga ikirere kiba kinini kurenza icyo wari ufite cyane. ikirere kiraguka nshuti yanjye. None mwumva akantu kandyoheye ni kamwe gusa nazibagirwa. Imana nzayikunda, nzayibyinira, nzanayikunda kugeza gupfa kwanjye, nzayivugira. Umva ko nkoro kankubwira akantu karyoshe. Ninjiye mu rusengero ngihanura, bambe ngihagara imbere ngibwiriza, umukecuru yuzura mu burambi. N'undi mukobwa ari waturutse ahantu bita niba ari za Nyiramiyaga, niba ari hehe, buzura mu kabara ngo tubonye wuri indege. Abantu barebye imyambarire yanjye barabasi uyu muntu yakurira indege, inkweto iki, bakubitanye nko kura mu makore. Uzika bampingaga ni no kubareba mu makore bakwe. Ariko ndashimira Imana umba kantu gato kabayeho. Nifotoreje ku ndege, nari mvuye Mwanza ngiye Dar es Salaam. Nifotoreje ku ndege nshize kuri sitati y'aga telefone nari mfite gatoya nari nguze. Icyo gihe nabwo nari nkaguza rumanzi bita te warumbwe ati sha turumanzi utagira ka smartphone nguri ntuze. Ndabyibuka nashize kuri sitati bagiye kwandika, abantu bakwandika muri comment bakavuga ngo ni indege yapfuye, nasanze ahantu yapfuye ngo nyifotorezaho. Ariko nabani no kugera ku ndege yapfuye nabyo ni agaciro gakomeye, kuko urebye ubuzima nari no kugira ngo wegere indege yapfuye byari igitangaza gikomeye. Rero bishaka kuvuga iki? Nshaka kubwira aba bantu bari hano, ubuzima bwose Imana irabuhindura. Nta buzima Imana itagira ite idahindura. Uwiteka agiye kubireka. Reka mbasengere. Hari ikindi wambaza? Ni ugutanga nimero kugira ngo uri kurazaguhamagare mufatanye gusenga, none ubundi usengere bya byiciro nakubwiye. Nomero yanjye ni 078 45 50 31 7. Ndongera nyisubiramo 078 45 50 31 7. Ndajya ku yindi 078 32 37 47. 078 32 37. Iyo niyo nomero y'uyu mugabo uhagaze imbere yanyu, umupasiteri bita Sekazuba Jean Damascene Foromo Rwanda. Uyu mutumishi wa Mungu kutoka Rwanda. Mtumishi wa Mungu kutoka Rwanda. Nabapenda sana. Reka tubasengere rero. Tugiye gusengera ibyifuzo ambwena na birasheho na nabivuzeho na nabyatuyeho na nabivuze nabikomanseho nagize ne. Ariko kanze mbabwiye, Uwiteka aboneshereze mu maso ye. Uwiteka aboneshereze mu maso ye. Mana mu izina rya Yesu. Amen. Wowe uri gitangaza. Wowe uri Mungu. Uri Imana ishobora byose. Uri gitangaza. Hari ibyifuzo umugaragu yavuze. Icyifuzo cy'abatabyara ubaye kubyara, icyifuzo cy'ababuze urushako ubaye gushaka, icyifuzo cy'abantu bamanikiwe amatangazo uyamanure bajya kugurishizwa cyamunara, icyifuzo cy'abarwayi ubakize, icyifuzo cy'abantu bari mu bukene bukabije ubaho ubuzima bwiza. Ibyo byose urabishoboye. N'ibindi byinshi yavuze ndabasengeye umunezero bawubone. Ibyanze gushoboka bishoboke, ibyanze kwemera byemere, ibidafatika bifatike, ibitari mu mwanya bijye mu mwanya. Urakoze kubahaye umugisha kandi kubikozeho, urakoze kubatabaye kandi ukabarengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.